Ese waba waribigize wiyemera uti uyu munsi hari byinshi nashakaga gukora ariko nkaba ntabigezeho? Ukabyuka wifitiye intego ariko ku munsi wose ukarangira warushye, umutwe wose wuzuye, umutima wuzuye kwigaya. Niba byarakubayeho nturi wenyine. Iki si ikiganiro cyo kugushinja ubunebwe, ni ikiganiro cyo gusobanurira impamvu abantu beza bafite inzozi nziza bakomeza gutsindwa intego zabo za buri munsi. Kandi icy'ingenzi kurushaho byose ni uko uyu munsi tugiye kureba icyo wabikoraho kugira ngo byose bibashe kugenda neza. Banze niba wakoze subscribe hanyuma dukomezanye. Ihungabana n'ihangayika bikabije cyangwa icyo twakita stress anxiety. Abantu benshi babayeho mu buzima buhatana cyane, nyamara iyi ni inzira yo kukwereka icyo gukora, si inzira yo kugutuka cyangwa yo kukwereka cyangwa kugukura umutima. Gushaka amafaranga yo kubaho, gutinya ejo hazaza, imikoro myinshi idafite ihumure cyangwa idafite icyo yakugezaho kubera ko wayikoze itari ingenzi cyane mu gihe wayikoraga. Ibi byose bizana ingaruka, bigatuma umuntu adashobora gutekereza neza, atangira gutinza ibikorwa bye yagambiriye gukora, icyo bita procrastination. Habura imbaraga zo gukomeza intego ze. Ariko icyo nakubwira cyo, wihinga kubera ko abandi bagiyeyo cyangwa ngo urongorwe kubera ko abandi nabo bagiye kurongorwa. Ahubwo hitamo imyanzuro yawe ikubereye kandi uzagenderaho kandi izabasha kugenga ubuzima bwawe. Ingingo ya kabiri iragaragaza ubukene n'ibibazo by'ubukungu. Kubura akazi ndetse n'umushahara mukeya, imyenda, amafaranga, inyota y'iby'isi ituma ushobora kutajya mu bitwara ubuzima bwawe. Menya ko Abanyarwanda bavugaga ngo haguma ubuzima. Ubuzima nicyo gishoro, kandi iyo igishoro kigiye kiranguza ibidashyitse, wirinda kwiruta kwivuza muvandimwe. Kwirinda biruta kwifuza. Burya iyo igishoro ari gike cyane kiranguza ibidashyitse, kandi muvandimwe umenye ko kwirinda biruta kwivuza. Bituma umuntu ahora yibaza uko abona iby'ibanze, intego z'igihe kirekire zigahinduka inzozi gusa. Ibi kandi bikagira ingaruka ku bwenge n'imbaraga, byose bigashorwa mu kubaho uyu munsi aho gutegura ejo. Ese ubu wagwa miliyoni 5 z'idolari ugahita upfa, ubundi byaba bikumariye iki? Ntacyo rwose. Icya gatatu ni ukubura icyerekezo n'intego zidasobanutse. Abantu benshi ntibamenye icyo bashaka mu buzima, bakurikira ibyo abandi bavuga, kugenda nka runaka, kandi nyamara ntuzi ko akora. Buriya kugira ngo wigane imikorere ya kanaka, haranira kumubaza agusubize neza, cyangwa se akwereka uko ajya abigenza. Ibi bikwereka cyangwa se bikakwerekeza ku ngaruka, biba bisa naho nta cyerekezo cyawe. Umuntu akora byinshi bidahura, agacika intege vuba cyane, ntamenye aho ageze, ntamenye n'icyo ashaka. Guhora wigereranya n'abandi, icyo bita social comparison. Imbuga nkoranyambaga zituma cyane cyane abakobwa cyangwa se abandi bantu b'abagore, abantu bigereranya n'abandi cyane, babona bagize ibindi byose, ndetse bashingiye ku byo bambara, ku byo bavuga, uburyo bagenda, bikabyara kwiyanga no kwiheba no kwisuzugura no kumva kutihagije. Byerekeza ku kuba umuntu atakaza icyizere cye, akumva ko adahagije kandi ko atihagije, agahagarika imbaraga zo kugerageza. Ariko umuti ni uko kamere ya karande ikugendamo garaguteye cyane, imbaraga yo kumva ko ntacyo ushoboye ariko nyamara uri umutsinzi. Intumwa Paul yanditse mu gitabo cy'Abafilipi arababwira ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Kubura inkunga ariyo puye ya gatanu, icyo twita social support. Hari ubwo ubayeho wenyine mu bibazo, nta muntu wo kukugisha inama cyangwa se wo kuyikugira, nta muntu ugutera imbaraga cyangwa wowe ngo utere abandi imbaraga. Bigatuma ugira ingaruka z'ibibazo cyane, ibibazo bito bigahinduka binini, intego zigasa n'izidakunda kugerwaho. Icyo gihe ujye wishashara maze wiyame ayo majwi aguca intege, kuko nibwo buryo Satani atugendereramo. Niwumva hari ijwi rikubwira ko uri igitangaza kandi uri ikintu runaka, ujye ugira amakenga kandi usenge cyane, kuko uwo murimo ni wowe uba wawukoze bwa mbere. Hari abandi baba bawubanje, baba biturije, nibwo usanga badafite biyemera cyangwa se badafite ibyo bipoye, biturije cyane. Niwumva hari ijwi rikubwira ko uri igitangaza mu kintu runaka, ujye ugira amakenga kandi usenge cyane, kuko uwo murimo si wowe uba wawukoze bwa mbere. Hari abandi bawubanje ariko bariturije, nibwo usanga bafite biyemera, abadafite bipoye biturije.
umunsi umwe urukwavu rwarashonje cyane, nuko rujya munsi y'igiti, aho hari ikiyoni kiri munsi y'igiti gifite umunopfu w'inyama mu kanwa. Bakame iratangira ati, ikiyoni uri mwiza, si ubwiza ufite urasa na bike. Ikiyoni kiti aha, ati nyamara, kirakomeza kirasama cyane, kiraseka kirishima ko bakibwiye ko ari cyiza. Nyamara ya nyama yaragicitse igwa hasi. Cyumvise ko Bakame atakivuga, kireba hasi gisanga ya nyama yacyo yaguye ubwo cyari cyahimbawe cyane. Nuko ikiyoni kibwira Bakame kiti, komeza uririmbe. Bakame iti, winsakuriza wa kigoryi we. Ikiyoni giti, gapfa utambyine wa gisambo. Uko niko nawe abanzi bawe baba baguhiga. Iyo bagufatishije muri za ntege nke zawe, basigara bakwiyamye hejuru. Irinde. Ibibazo by'imitekerereze, icyo twakwita depression, trauma, ibikomere byo mu mateka, ihohoterwa, intambara ndetse no gutakaza abawe, kunanirwa inshuro nyinshi cyane. Ibi byerekeza ku ingaruka mbi zo kubura umuntu, akabura icyizere, nanone akabura ibyishimo, uburyo bwo gutangira ubundi buzima. Nyamara reka nkubwire ko nta rirane nka nshuti yanjye. Humura, usiga ubona akazi, umuryango wawe uzabaho neza, uzakira, uzaba umutunzi. Humura, uzabona umukunzi mwiza, abo bose babifite ntibabivukanye. Nawe ntabwo watutse Imana. Irinde gufata ibyo ubonye byose kuko ngo ari byiza, cyangwa se kuko ubona ko ari bibi byiza bizatinda, ariko ibi bikuzira byihuta. Utihuta byareba bitabona. Genzura neza nawe ubeho neza. Icya karindwi ni ugutinya gutsindwa. Abantu benshi dutinya gutsindwa cyane, ndetse no kurengwa n'abandi, kunanirwa, guseba n'ibindi byinshi cyane. Wibyitaho, wihora wibuka kosa wakoze, ahubwo uhore wibuka intambwe cyangwa strategy wakoresha mu kuyirwanya. Umuntu ahitamo kutagerageza aho gutsindwa, bityo n'intego ntizigerweho. Burya ikosa si uko wakosheje cyangwa wahemutse. Ikosa ni uko wananiwe gukosora ikosa. Niba warabaswe n'ikintu runaka, shyira imbaraga nyinshi mu kukirwanya, aho guhora ukizirikana. Kubura ubumenyi n'ubuhanga ndetse bujyanye n'igihe. Isi irahinduka vuba cyane, ikoranabuhanga n'isoko ry'umurimo, iterambere n'ibindi byinshi. Ibi byose bizana ingaruka, umuntu agasigara inyuma, akumva nta kamaro afite, akaba yaracitse intege cyane. Nyamara unaniwe warageze ku gisubizo, gerageza mu bishoboka byose, kuko hari n'igihe bitazaba bigishoboka. Guhora ugiye mu byihutirwa, icyo twakwita urgent but not important. Hari abantu bahugira mu bintu byinshi ariko bidafite umumaro, nko guhugira ku matelefone, imbuga nkoranyambaga, imyidagaduro idafite gahunda. Uraryamye kandi bwakeye, uri kwirindireza umurimo uza gukora. Ibyo byose ni weakness. Ingaruka zabyo nuko igihe cyose cyiza kandi kigashira, intego nyazo zitigeze zitangira. Kora neza, witegereze ku bandi kandi wabitekerejeho neza, kuko washoye ahunguka. Kubura kwimenya no kwiyemera, kutiyemera ngo sinshoboye n'abandi babishoboye ngo sinjye. Ibi bigira ingaruka, umuntu yiyitirira imipaka itariyo, agahagarika urugendo rwe imbere aho kugira ngo akomeze urugendo, ahubwo agahindukira, agatera intambwe isubira inyuma. Intangiro ku ntego nto zishoboka. Ntutangire ku byo utabona, ahubwo kuvuga ko nzahindura ubuzima bwanjye, aho kuvuga ko uzahindura ubuzima bwawe, ahubwo uvuga ati uyu munsi ndakora iki kimwe cyanteza imbere, ejo nzakora ikindi. Intambwe nto zikomeza kugerageza impinduka nini. Utegura umunsi wa mbere, iminota 5 kugera ku 10, ati ndakora ibi ngibi, indi minota 5 ndakora ibi ngibi. Umunsi utateguwe, intego iratanga. Iyo umunsi utateguwe neza, intego itaratangira. Umenye ko guhangayika atari ubunebwe. Abantu benshi cyane biyita abanebwe, nyamara baranemerewe mu mutwe, barahungabanye. Kwiyumva nabi si ubunebwe, ni ikimenyetso cy'uko ukeneye kuruka no kwiyitaho. Ugabanye ibintu bigutesha umutwe cyane, gushyira telefone kure mu gihe cy'akazi, gushyiraho amasaha yo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Igihe cyawe ni umutungo, kandi burya umuntu wahaye igihe cyawe bamuhaye ibintu byose. Nubona wahaye umuntu igihe cyawe kingana n'amasaha yose muri kuvugana kuri telefone, menya ko hari ubukungu bwose wisahuye, ahubwo ukamuhereza. Wige kwihanganira, umenye ko gutsindwa umuntu umwe atari ugutsindwa ubuzima. Kwihangana bikomeza urugendo. Udafite iminota yo gutuza buri munsi, gusenga, gutekereza ndetse no guhumeka buhoro, icyo twita breathing,
umuntu utuje utekereza neza. Ushaka umuntu wo kukuba hafi, inshuti, umujyanama cyangwa itsinda rifite icyerekezo. Nta muntu wagenewe kugenda wenyine. Niyo mpamvu n'Imana yaremye umugabo ikamugendera umugore. Rero niba ugenda wenyine, ahari ushobora kuba uri igihazi. Genzura neza mu byo ukora byose, ahari nawe wagira intego nziza nawe ukagera ahazaza heza. Umenye impamvu yabo bantu mugendana. Why? Kubera icyo ushaka kugera kuri iyo ntego. Ese bizagufasha mu buzima bwawe? Impamvu ikomeye ikurura ibikorwa. Nanga rero tubaye dusoreje ikiganiro cyacu, gusa icyo nakubwira cyo ureka kwiyaba cyangwa kwiganyira, kuko wakuremye arabizi byose. Nukomeza gushyira intege nke imbere yawe, ukagaragaza ubunebwe ndetse no kunanirwa, iyo ni inzira yo gutsindwa kandi uzarinda upfa nta kintu wimariye. Genzura neza imikorere yawe kandi ushyire ingengabihe yo kugenga ibikorwa byawe, ahari naho ubuzima buzaba bwiza. Nitwa Eliza, ndabashimiye.